neza abakunzi ba AL55 TV show. None turagarutse tujya kubagezaho inkuru ya mama. Niba utayizi rero, niba utarayumva, ni inkuru aho tugereye umukobwa yaje gufatwa ku ngufu n'abantu atazi. Yafashwe ku ngufu ari nijoro, umuntu wamufashe ntago tumuzi, ntituramumenya, ntituzi ngo biravayo birayigana hehe. Hari n'ahandi ku rundi ruhande hari indege yabuze, abantu babuze, abakora ku kibuga cy'indege nayo yabuze, nayo ntago tuzi iherero ryayo, ntago tuzahani, ntago turamenya ahandi. Twe turi kubona abantu bari mu ndege, tukabona hasi ukuntu bimeze, ariko ntituzi ngo byagenze bite. Rero nuko nguko ibintu bimeze. Niba nawe utarigeze wumva inkuru bwa mbere, aha niho tugiye guhera kwa muri bya bitaro. Rero kwa umukobwa wacu Jane wafashwe ku ngufu, urabona ko nyine agatege katangiye kugaruka. Ubwashize yarahamagaye, yaramaje kumenyesha wa mugenzi we bakoranaga mu kabari, yaramaje kumubwira ukuntu ibintu byose bimeze. Mugenzi we rero yahise aza yirukanka, aza mu bitaro, aza kureba ukuntu bimeze. Arangije aramubaza, Jane bimeze bite, amakuru yawe, twari twarakubuze, umeze neza iki? Noneho Jane aramubwira ati, nyine meze neza, nta kibazo, ubu ngubu umbonye maje kumera neza, umbonye maje kugarura wa kabiri, umbonye nyine ibintu bitangiye kumera neza, ntago ari nka mbere nyine, ntago ari nka mbere bwo barambwiraga ngo ndi no muri koma. Nta nubwo nzi ngo bigereye he, nta nubwo nzi ngo mazemo amezi hanagaye, nta nubwo nzi ngo mazemo iminsi ngaye, nta nubwo nzi ngo mazemo icyumweru, ntago mbizi nanjye sinzi ukuntu biba bimeze. Arangije rero umujama asuhuza nyine mama wa Nsabi, aramusuhuza aramubwira se bimeze bite, aramubwira se uyu muntu muziranye gute, muziranye hehe? Jane aramubwira ati nta hantu tuziranye gutya, nyine nibo bantu banzanye kwa muganga, barambwira ngo nafashwe ku ngufu, ariko nyine njye nta nubwo mbizi, nta nubwo nzi ngo byagenze bite. Noneho umujama aravuga, wafashwe no ku ngufu se, naho ngaho ibintu bigeze? Jane aramubwira ati niko nanjye numvishe bambwira, niko nisanze, ntago mbizi. None si ibyo byabaye ryari? Ariko uwo mujama mubaze, byabaye ryari ko njye ntigeze mbimenya, ko nanazi ngo byagenze bite, nyine byagenze bite, nsobanurira. Noneho Jane aramubwira ati rya joro twagombaga cyagiye wa munsi duserebura, tuvuga ngo ni ugusoza nyine, tuvuga ngo reka ejo twitegure, uno no ku cyumweru tugomba kuronshinga ya club yacu, njye nawe twagombaga kuronshingana. Ati ubwo kirya gihe nibwo natashye ngeze mu nzira. Nanjye ndibuka ko natashye ngeze mu nzira, abantu bakantega nyine, bagashaka kunyambura. Gusa mu gushaka kunyambura nagiye kumva numva nyine hari undi muntu uturutse hirya aje. Rero mu kuza yaraje acaho nyine, aranadusoza. Gusa bamubwira ko ndi umugore wabo, ariko bari bamfutse ku munwa, banshinze n'icyuma inyuma ku mugongo, ku buryo ntabona ukuntu mvuga. Ariko naratekereza bavuga ngo nintabaza cyangwa se nivuga ukuntu bimeze barahita banyica. Atari ko uwo mugabo yaje kugera hirya, abona ko nyine ibintu ari ibya nyabyo, abona ko nyine harimo ikibazo, bashobora kuba baba nyine wenda ari nk'abajura bamfashe. Mu kugaruka nyine usinzi ukuntu nanjye nishikuje, mbona akabaraga nyine, ndavuga mbonye agarutse nyine, ndasakuza nyine. Mu gusakuza rero ngemera uko umugabo avuga ngo ndagutabara, ibindi niba ari wowe wamfashe ku ngufu, niba atari we, niba byaragenze gute, nanjye pe ntago mbizi. Nanjye naje kwisanga ahangaha, sinzi ngo narahamaze n'igihe kingana gute. Ubwo manager baramugatse, nta n'ukuntu wari kubona uduhamagara. Jane aramubwira, nese nari kubahamagara gute ko nanjye narindi, nanjye simbizi, nanjye nakangutse bambwira ngo hashize umunsi umwe, nkanguka nyine ibintu ntazi ukuntu bimeze. Nyuma yaho nanone narongeye njya muri koma nanone, nyine ni ibintu by'uburwayi gusa, ariko ubu ngubu ndi kumera neza. Ahubwo se mbwira business bimeze bite, ntumbwire ko utayifunguye, ntumbwire ko nyine nawe wese ugenda ukarekera aho ngaho. Manager aramubwira ati hoya, njyewe uko byagenda kose nagombaga gukora, uko byagenda kose nagombaga kugira ikintu mpinduraho, nagombaga kugira ikintu mbihinduraho, kuko nyine numvaga ko nyine ari inshingano zanjye kugira ikintu nkora. Numvaga ko nyine ngomba kugira ikintu nkora mu gihe udahari, wenda nawe wazaboneka cyangwa se wenda utazanaboneka, ariko kikazaba ari ikintu nzajya nkwibukiraho, cyane ko wenda nta muryango wawe nzi, ndetse ko nabambwiye ko nta n'ugira mama wawe, nta papa wawe, nta muvandimwe, ndetse nta n'umwana. Uri kumva ko rero
ngewe nakoresheje uburyo bwose ndavuga ati byibura izi nzozi zari za Jenny reka zishyire ku murongo, zishyira ahagaragara, ntugire ikibazo cya business imeze neza nta kibazo. Ubwo Jenny rero amazemo igihe kinini, yagiye kumaramo hafi ukwezi kose ari aho ngo mu bitaro aryamye, atazi ngo birava he birajya he, atazi ngo hanze bimeze gute. Ubwo ari aho ngaho nyine wa mama araza akamurwaza, na wa mwana wiwe Nsabi baraza bakamurwaza, bakamumenyera buri kimwe, nyine babaye nk'ababyeyi be, baba nk'abavandimwe biwe. Ndetse na wa mukobwa Nyambo nyine ukunda w'inshuti na Nsabi bajya baza kumusura nyine bakareba ukuntu ameze, nta kibazo afite nyine, nta kibazo nyine. Ubwo rero yabwiye manager aramubwira ati nta kibazo ubwo ukomeje kwita kuri ibyo bintu. Manager aramubwira se urateganya ko cyangwa se abaganga bakubwira ko bazagusezerera hano bimeze bite, bakubwira iki nyine. Noneho mu kumusezerera nyine Jenny aravuga ati ngewe ndi hafi gutaha, urabona ko nameze neza, nta kibazo mfite, nta n'ikindi kibazo mfite, ngo ndukumva ameze neza. Byanga binoga bagomba kunsezerera vuba kuko nkeneye gusohoka, nkeneye kujya mu kazi, nkeneye gutaha, ntabwo nkeneye kwirirwa ndushye n'umubyeyi ndetse n'umwana wiwe, hoya ntabwo ibingibi byavamo. Gusa nyine mu kuvuga gutyo ntuzaba mama Nsaba aramubwira ati rero gerageza utuze wowe uryame, ibyo biragenwa n'abaganga. Aramubwira ati none se hari ikindi kibazo mfite, mufite mukaba mutakimbwira. Noneho mama wa Nsaba aramubwira ati hoya nta kibazo, weho ibibazo ikintu nge aka kanya nakubwira no gutuza ugategereza ikintu abaganga bari bukubwire, kuko ngewe icyo nakubwira cyose se nyine ndabona ko umeze neza. Ariko ibyo byose bidesidwa n'abaganga, nyine nibo batanga final decision yuko ugomba gutaha cyangwa utagomba gutaha. Mu gihe babona ko hari ikindi kintu kirenze cyangwa se hari ikindi kintu kibura ko bakabaye bakora, ntabwo bakwemerera gutaha. Ariko niba babona nyine ubikwiye barakureka gutaha, kandi nizere ko mu gutaha nabwo ntabwo uri butaha uhita ujya mu kazi, ibyo byose nabikwemerera, ntabwo uri butaha ujya mu kazi. Jenny aramubwira ati ndataha njya hehe se, ngomba gutaha nkajya mu kazi. Ntuzamama Nsaba aramubwira ati hoya ndakubwiye ngo ntabwo uri butaha ujya mu kazi, ubu ngubu aka kanya ngufata nk'umwana wanjye, turava hano duhita tujya mu rugo, ndetse nta nubwo urasubira aho ngaho wakodeshaga, nibiba ngombwa turagenda, cyangwa se uyu manager wawe agenda azashaka ukuntu ya ngufuri iwawe niba ishaka bayice, kuko n'ubundi nta rufunguzo ugifite, ibintu byawe byose birimo babizane, ariko ugomba kuba iwanjye, cyangwa se nutaba iwanjye ndagushakira ahandi hantu ariko hafi, ngewe nizeye waba byaba ari byo byiza kurushaho. Ubwo rero Jenny aravuga ati ndi kumva ibintu reka wabigize seri. Tugaruka ku rundi ruhande rero kuri ya ndege, Alisudi nawe arakomeje guhangarika, akomeje kuvugana n'abantu bo ku kibuga cy'indege, akomeje kuvugana n'ubuyobozi bwaho. Bamwe bamwirukanye aka kanya nibo bari kumwaka ubufasha, nibo bari kumubwira ati tubwire gutya na gutya. Nawe nyine ari kurwana ishyaka, abantu bose bari hasi nyine bari kuvuga ati wa muhungu rwose ari gukora ibintu, bari kumubwira ati dutabarire umuryango, dutabarire imiryango, ibiki nyine birasa naho abantu namwe murabazi, abantu ibintu nyine bari bamwishyizemo bavuga ati no muntu gutya na gutya aratubangamiye, ari nyine kugira ngo nawe bigere hahandi bajya kumwirukana mu gihugu. Urukumva ko nyine byari byabaye saga ndende, bavuga ati ntagomba gusubira iwabo, agomba kugira gutya na gutya. Ariko aka kanya nibo bari kumubwira ati dufashe tugirire gutya na gutya. Babandi bari bamuryamishije ku kibuga cy'indege, bari kumukubita, bari kumushotagura imigeri, bose nyine babonaga bamuhaze, bari kumuteragerana, aka kanya nibo bari kumukenera, nibo bamukeneye. Gusa nyine nawe yababereye umwana mwiza, na n'ubu ngubu ngewe ntabwo ndumva ikintu nyine yari yakoze cyahatari nyine gituma bamwirukana muri icyo gihugu. Nanjye aka kanya sindacyumva, ariko buriya nyine uko byagenda kose turaza kucyumva, turaza kukigeraho, kuko iyi ni inkuru ya mama, nanjye ni inkuru ndi kugenda mbasomera uko yanditse, nyine uko bigenda bikurikirana niko nanjye ndabibabwira, ntibugire ikibazo. Ubwo rero barakomeje baramubwira ati urabigenza gutya na gutya, ati noneho wowe sasa gerageza uduhe shoferi byibura we abazi ukuntu ibintu bimeze, ikirere ntabwo ari ubwa mbere bakigiyemo, ntabwo ari ubwa mbere batwaye, gerageza umuduhe noneho wowe, ku buryo niyo byaba ngombwa, niyo byaba ari n'ubundi butabazi mukeneye twaza kubafasha nyine. Ariko birasaba ko shoferi nawe atuyobora akatubwira ngo tugeze aha bimeze bitya na gutya, tukamenya nyine natwe aho duhera. Ubwo rero Alisudi yahise abantu bakora ku
bakora mu ndege nyine b'abakobwa bahise baza baramutwara bamujyana kwa shoferi umwe nyine wa wundi main ubutwaye uri imbere cyane nyine haraza baravugana mu gihe undi mugenzi we yaragitwaye baravugana baramubwira se uri hehe bimeze gutya na gutya basi se nta n'ikintu kigaragaza nyine ahantu uri byibura ku buryo twamenyera aho tugushaka hagenda nyine ahuza utuntu twose bamubwira nyine n'ibintu agomba gukora byibura kugira ngo barebe ko nyine iyo ndege yagaruka ariko nyine ntago biri gukunda gusa nyine wa mugabo bigeze kujya gushaka umenyereye ibintu byo mu kirere arabwira ati reba mu ndege gutya na gutya murangira ahantu arabwira ati reba aho hantu gutya na gutya wowe gerageza aho hantu harimo gutya na gutya gerageza ushaka ukuntu utwo tuntu tw'udusingasinga ugenda uduce numara kuduca nurangiza ugira aka kantu gutya na gutya nyine ariko umubwira ibintu biri tekinike natwe ntabwo turi kubyumva arabwira ati wowe bikore gutya na gutya nyine kuri kumva yaba ari ibintu byoroshye ari kubwira Risuda ariko nyine ari kubwira pilot kuko nyine niwe ubizi niwe uzi ibyo yakora niwe uzi nuko yabigenza niwe banayobora akamenya ibyo akora arambwira ati none wowe numara gukora aha ndabizi niba uri muri iki kirere kimeze gutya na gutya bitewe naho uri kutubwira hari ikintu kiraba ku ndege kandi hari n'utundi dusinyare hari n'izindi sinyare ziri ahangaha gutya na gutya uzikoreho byibura zo zatuma hari ikintu tubona zatuma hari muvoma y'indege yawe tubona ati kuko ubu ngubu nyine ari twe ntago tuzi aho uri ari namwe ntago muzi aho muri ubwo ibyo rero nibyo biradufasha niba uri muri ino ndege iyi ngiyi ubu bwoko buno bambwiye byanga binoga biri buze gukunda ubwo rero pilot yarabikoze arabikora akimara kubikora direct indege nyine yahise imera nk'aho icitse intege ariko mu gucika intege nanone za sinyare yakozeho abantu bo ku isi bahise bazibona nyine bari kuri icyo kibuga cy'indege bahita bazibona bashinzwe gutrackinga cyangwa se gutwara iyo ndege bahise bazibona ako kanya rero bahita bavuga ati byanga binuga turababonye noneho mwebwe mugume kuri iyo speed mugume kuri gutya na gutya twe turi kureba sinyara ahantu muri nubwo indege tutari kuyibona nubwo nta kintu twayikoraho ariko byibura turi kubareba aho murajya hose uko biragenda kose twe turaba turi kubareba byanga binoga ubwo twebwe turaza tubagereho turaza tubatore ikirere muri ho twe turakireba tugiye gukoresha ubushoboka bwose dushake nyine izindi ndege zirenze kuri ubwo bushobozi bwe mwari mufite tuze tubatore niyo twaza tugakuramo abagenzi gusa wenda indege tukayireka ikaba yagwa cyangwa se ikaba yagira ute kayaburirwa irengero ariko mwebwe mugerageze mugume muri karume mugume muri strong mugume muri safe twe byanga binoga twababonye turaza kubatabara harangije arabwira wa muhungu nyine ati genda ubwire abo bantu bose cyangwa se babacecekeshe twe tuvugane nabo tubabwire ko ibintu turaza kubikemura arangije ubwo rero ari Sudi yahise asubira inyuma atajyana ya telefone arabwira ati mwese muceceke hari ikintu abayobozi bari gushaka kutubwira hari ikintu abantu bari hasi bari gushaka kutubwira ubwo nyine noneho bamaje kumva ko bamwumvira bamaje kubona ko nyine nta wundi muntu ugomba kubatabara niwe baracecetse nyine baramwumva barumva nyine bumva ukuntu ibintu bimeze barabwira ati rero twamaje kubona ahantu indege yanyiri twamaje kubona ko mwatabarwa ariko murabidufashamo kubidufashamo rero nta kundi muratuza mwicare hamwe kandi ubu ngubu aka kanya umuntu bakuriye n'uyu nguyu ufite iyi telefone icyo ababwira cyose mugikore wabwira kwicara yicare wabwira kuryama aryame niko biri buze kugenda mu mwumvire barangije baravuga ati nese ko uyu nguyu mwari mwamwirukanye mu gihugu bikini noneho uwo muyobozi nyine w'umufanda arababwira ati ikintu ahangaha dukeneye ntabwo ari icyo kuvuga ngo umuntu twe twamwirukanye mu gihugu cyangwa se twari twagize gutya na gutya aka kanya niwe ufite ubuzima bwanyu mu biganza bye rero nimukomeza gusakuza nihagira uteza akavuyo biratuma ibintu rero uko twagakwiye kubafashamo cyangwa se uko twagakwiye kugira ute hari ikintu gishobora guhinduka rero nihagira igihinduka ntabwo turi buze kubatabara ubwo rero murahitamo gukomeza gushinja umuntu ngo ibiki n'ibiki cyangwa se muhitemo gutabara ubwo nuko ibintu bimeze gusa nyine barambwira ati afande rero nta kibazo twe turatuza twe turi karume nta kibazo tugaruka kwa Jane rero wa manager wiwe yagiye mama aho ngaho ari kuzinga nyine Jane ari kuzinga ari kuvuga ati ndatashye ndetse na Nsabe yaje yazanye imodoka yaje kubatwara ndetse ari kumwe na Nyambo ari kubwira uwo mukobwa ari kubwira Jane amubwira ati ubu ngubu urongeye kujya ngufata nka sister wanjye ntuzongere kuvuga ngo ntango nguru imfubyi hoya twe turi umuryango wawe
nyine wadufata nk'umuryango wawe, wangera sister wawe, uyu ngo wamugira mama wawe, uyu ngo wamugira bro wawe, ndetse na mama na papa banjye barahari ku bwawe pe, ntugire ikibazo kandi ndakwizeza ko tuzakubera umuryango mwiza. Ubwo Jane yaravuze ati nta kibazo, nta kibazo bintwaye kugira umuryango mwiza nkamwe, kugira abantu bamfashije nkamwe, ntacyo bintwaye. Gusa nyine mu guhaguruka nyine Jane agiye guhaguruka isereri yaramufashe ikubita hasi. Abaganga baraza bavuga ati se bimeze bite, byagenze bite? Aravuga ati yarahagurutse, ati ntago yemerewe guhaguruka, ntago mwamubwiye ko afite atwite, nyine afite umwana mu nda yiwe, ntago mwabimubwiye. Noneho mama wa Tsabi aravuga ati njye ntabyo nakamubwira, nigereje ko mwe nk'abaganga muza mukabimubwira. Arangije noneho Jane ahita avuga ati ngo muvuze ngo bimeze bite, ngo ndatwite, ngo ibiki n'ibiki, ntabwo mbasha kubyumva, ntwite ntabwo mbyumva neza, ngo ndatwite sintwite, ninde utwite hano? Mu kubivuga gutyo baramuganga aramubwira ati uratwite, ufite inda y'amezi 3, ubwo rero ugomba kwiyitaho, ugomba kugira ute. Noneho mu kubivuga gutyo Jane ahita avuga ngo mu gihe ari kuvuga gutyo yahise yikubita hasi, arongera arahwera. Ese Jane noneho biragenda bite? Ese Jane araza kurokoka? Ese Jane araza gukanguka? Bimeze bite? Nta kundi nyine amatsiko usigaranye azashira uretse kumva akandi gace tukamenya nyine ibya Jane uko bizagenda. Murakoze.